Ngiki cy'Imana yakoze igihe Yesu yari ari ku musaraba. Igihe Yesu yahumekaga ubwa nyuma, Imana ntago yagomeje ituje, yarigaragaje. Aka kanya Imana yigaragaje, ubwira kabiri bwabaye ku manywa y'ihangu bumara amasaha 3, maze ibintu birahinduka. Munsi y'ubutaka haratigita, isi yose yahinze umushyitsi, ibyaremwe byose bihinda umushyitsi, intare zirasaduka. Aho kanya mu rusengero habaye ikintu kidashoboka. Umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri. Ibi byari bisobanuye ko buri wese akwiye kwigererayo. Imana ubwayo niyo yasatuyemo uyu mwenda kabiri. Ibi byabaye mu buryo bw'umwuka. Abapfuye barazutse bagendana n'abantu bazima. Ibyaremwe byose byagaragaje ko yari umwami w'abami wari upfuye. N'abasirikare b'Abaroma bari bakomeye icyo gihe baratunguwe, bemeza ko uyu wari umwana w'Imana. Isi yaratangaye. Umwana w'Imana asoza isezerano rya se wamutumye gucungura abantu. Niba wemera ko umwami Yesu yagupfiriye kubw'ibyaha byawe, andika amena. Following iyi page kugira ngo ujye ubasha kumva ibiganiro nk'ibi. Kanda like kuri iyi video. Ku bana kwabo barahugurana ngo be kugwa mu cyaha ahubwo babana amahoro. Niba wemera ko kino kiganiro kivuze ku mwami dusangiye kandi waducunguje amaraso ye, fata telefone yawe ufungure urubuga rwa YouTube wandikemo Ibyamamare TV 23 ukanda handitse subscribe. Ubwo ni ubufasha urabuhaye umukozi w'Imana. Ndagushimiye wowe ubikoze. Umunyarwanda ati amatwi y'ihene yumva ahiye. Iki gihe Imana yagiriye urukundo abantu ititaye ku byaha byabo, kuko yari yaramaze kubona ko ibyaha byarenze urugero maze biyigeraho mu ijuru. Imana imaze kurambirwa impuhwe n'imbabazi igirira abo mu isi ariko bagasubira mu byaha, yararebye ibona igiye kurimbura isi. Niko kwegera umugaragu wayo Nowa ati genda unyubakire inkuge, ubwira abantu ko isi igiye kurimbuka kandi ikarimbuzwa n'umwuzure, nibaze biyubakire ubuhungiro. Nowa akibivuga baramusetse cyane, baramumwaza ndetse baramusuzugura. Wibuke neza, iyo umukozi atumwe ku kazi ukamusuzugura uba usuzuguye nyirako. Bivuze ngo ikiremwa muntu cyagomeje gusuzugura Imana. Imana ariko impuhwe zayo ntago zavuyeho. Yategetse Nowa ati babwire ikigore n'ikigabo byinjire. Inyamaswa zamenye ubwenge zirinjira, ariko umuntu agomeza gusuzugura. Imana itanga ikimenyetso cy'impuhwe n'imbabazi, itonyangisha udutonyanga. Tumaze guhita, abantu baje ku muryango bati Nowa warasaze, reba imyaka umaze, reba n'akavura kaguye. Mu kanya gato Imana yahise ikinga urugi, maze ijuru risa n'iritobotse, imvura iragwa. Abantu bagiye bamenya ko burya ibyo Nowa yakoraga n'ibyo yubakaga bifite agaciro. Niko kuza biruka. Imana impuhwe zari zarangiye, yakinze urugi rw'inkuge. Bahamagaye Nowa ati ese Nowa wadukingura ukatugirira impuhwe? Nowa we yari kugira impuhwe agakingura, ariko Imana yaraje irikingira. Abantu bagomeza kumwarira hanze, maze barapfa barashira. Kutumva byicisha nyirabyo. Imana iratwinginga umunsi ku munsi ngo twakire agakiza, dukurikire Uwiteka, niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, ituyobora mu byiza tugasuzugura. Umunsi impanda izaba ni nk'uko bizaba, nk'uko byabaye ku bwa Nowa, maze abatarumviye intumwa bakorwe n'isoni. Inkuge yacu iki gihe yubatswe n'umwami wacu Yesu Kristo, niwe Nowa w'iki gihe. Kwinjiramo ni ubuntu, ni mu gakiza yakaduhaye ku buntu, mureke tugakurikire. Niba wemera ko umwami wacu Yesu Kristo yaje kuducungura, agasiga twubakiye inkuge ari y'agakiza, akadusigira n'umwuka wera, andika amena. Niba nta mutima mubi, kanda like kuri iyi video. Following iyi page kugira ngo ujye ubasha kumva iki kiganiro. Bitari ibyo bizakugora kongera kunyumva. Niba nta mutima mubi, fata telefone yawe ufungure urubuga rwa YouTube wandikemo Ibyamamare TV 23 ukande kuri subscribe. Ngushimiye ko ugiye kubikora. Imana iguhe umugisha. Ndabashimiye.